Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu wa YouTube channel. Uyu munsi tugiye kuganira ikibazo ababyeyi benshi bibaza kivuga ese kuboneza urubyaro byatera ubugumba, ese nakora iki mu gihe byambayeho? Rero ugume hano kugira ngo tubisobanukirwe neza. Ubundi kuboneza urubyaro, uburyo bwose waba ukoresha, ushobora gutinda gusama mu gihe ubuhagaritse, kuko iyo ukoresha uburyo bw'imisemburo cyane cyane kuko ababyeyi benshi aribwo bakunda gukoresha, usanga butuma imisemburo ijagarara cyangwa se iva ku murongo. Ari nayo mpamvu usanga abenshi batajya mu mihango cyangwa bakayijyamo kenshi, cyangwa bayijyamo bakava cyane, cyangwa se ingano y'amaraso yari isanzwe iza ntize, kubera ko iriya misemburo iba iri mu buryo bwo kuboneza urubyaro iragenda igatuma intangangore idakura cyangwa se utabona ovulation, bityo bigatuma na nyababyeyi ititegura kwakira umwana, ariyo mpamvu usanga imihango itaboneka. Rero iyo uhagaritse uburyo bwo kuboneza urubyaro nibura hagacamo amezi 6 na 12, ubwo n'umwaka gusama bitarakunda, wihutira kugana abaganga bakaguha ubufasha cyangwa se bakaguha imiti ikangura ya misemburo. Nanone kandi nakugira inama y'uko niba ukiri umukobwa cyangwa se niba ushaka kubyara byihuse utakoresha buno buryo bw'imisemburo, kuko usanga hari igihe butera nyine kudahita utwita nyuma y'uko imyaka wagennye yo kubyara igera, ahubwo ugakoresha uburyo bwa kamere cyangwa se uburyo budafite imisemburo. Uburyo budafite imisemburo nakubwira ukunze gukoreshwa ni nk'agapira ko mu mura, rwose ko usanga nta misemburo gafite, iyo ugakuyemo uhita usama ako kanya bigakunda. Hari ibyo rero wakora ukagarura ya misemburo ku murongo, cyangwa se ugasama ya mezi 6 atarashira cyangwa se umwaka utarashira. Icya mbere ugomba kumenya igihe cyawe cya ovulation. Ese ko nahagaritse uburyo bwo kuboneza urubyaro, ovulation yahise igaruka ko yari yarasinziriye, cyangwa se ndayimenya? Kuyimenya rero bizagufasha kumenya igihe uzakorera imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se igihe uzakora imibonano mpuzabitsina. Nk'uko twabibonye, iyo ukora imibonano myinshi cyangwa se buri munsi, usanga hari igihe intangangabo zisohoka muri cya gihe noneho wagera cya gihe cy'uburumbuke cya ovulation, ugasanga hasohotse intangangabo zidafite umuvuduko cyangwa se nkeya, cyangwa se zidakuze. Rero iyo ushaka kubyara wirinda imibonano mpuzabitsina mbere, ahubwo muri cya gihe cy'uburumbuke nibura ukayikora mu minsi 2, kuko igihe cy'uburumbuke twarabibonye iminsi 6 nibura buri minsi 2 gutyo birafasha kugira ngo wongere ubyare nyuma yo guhagarika kuboneza urubyaro. Ikindi ni ukugarura imisemburo ku murongo, cyangwa se icyo twita detox. Hari ibyo ugomba gukora kugira ngo imisemburo yawe igaruke ku murongo. Hari ibiribwa wakora, warya imbuto n'imboga nyinshi, ukanywa amazi menshi, ukarya neza muri rusange, kurya ku murongo, ibintu biri ku gihe, kandi ukirinda stress. Kwirinda stress kuko n'ubundi iyo ufite stress ntabwo ubasha no kurya neza cyangwa se gukora za siporo. Ugomba kugerageza ukirinda stress. Ikindi ukirinda kunywa inzoga. Kunywa inzoga nabyo bituma ya ovulation itagaruka ku murongo. Ibyo byose iyo bikoze, ukagerageza kwirinda stress, ugakora siporo, ukarya neza,
ukabara igihe cyawe cy'imihango. Ibi ngibi ni ukubigerageza muri ya mezi 6, ntabwo utinda ngo bifate imyaka 2, 3. Iyo utinze kugana abaganga mu myaka 2 bikarinda bigera mu myaka 2, 3, hari igihe usanga ya misemburo batabashije kuyikangura bikagenderaho ntuzabyare. Mu mezi 6 niba ubona byanze, hagati y'amezi 6 n'umwaka waragerageje ibi ngibi bitarimo imiti, gana abaganga baragenda bakagupimira bakakurebera ni iyihe misemburo yasinziriye hagati ya misemburo 2 twabonye abagore bagira ya oestrogene na progesterone, bakareba uwagabanyutsemo niba yaragabanyutse yose, niba ari umwe bakawikangura bakaguha imiti iyikangura bikagaruka ku murongo, ukabona ovulation cyangwa se ukagira iminsi y'uburumbuke ukaba wasama. Muri ibyo byose rero urumva ko icy'ingenzi ni ukumenya ko byanze hakiri kare, ukegera abaganga hakiri kare kugira ngo bagufashe baguhe iyo miti ikurinda gusama. Rwose niba byaranze nyuma yo kuboneza urubyaro, uburyo bwose baba barakoresheje bupfa kuba ari ubw'imisemburo, wihangayika wigira stress, ahubwo gana abaganga bagufashe, wikomeza kumva ko uzaguma mu rugo gusa, oya, ahubwo gana abaganga bagufashe barabikemura bikagenda neza, ahubwo gukomeza gutinda nibyo bibi. Murakoze kudukurikirana aho utaha.